Muraho neza abakunzi bacu, murakaza neza kuri Beruro TV, ahigishirizwa kandi hagasesengura ijambo ry'Imana. Reka nkubaze iki kibazo kimwe gikomeye cyane. Niba uyu munsi warigeze ukibaza simbizi, ariko reka nkikubaze. Ubuzima bwawe bwarangira none waba uzi neza aho ubugingo bwawe bujya? Ese wigeze wibaza uti agakiza ni iki? Kuki bavuga ngo umuntu arakizwa? Umuntu akizwa iki? Ese kujya mu rusengero birahagije kugira ngo umuntu abe afite agakiza? Kubatizwa byo birahagije? Gukora ibyiza birahagije, cyangwa hari ikindi Imana ishaka ku muntu? Ibi ni ibibazo tudakwiriye gufata nk'ibisanzwe, kuko bireba ubuzima bw'umuntu hano ku isi, ndetse n'ubugingo bwe bw'iteka rwose. Uyu muntu biramureba. Uyu munsi turagenda tuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana abantu benshi bavuga, ariko bamwe batazi neza icyo bisobanura. Imitima yacirahabye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Kadusenga Imana. Mana, turagushimye kutwemere ko tugaruka hano kuri Beruro TV kugira ngo tuganure n'abantu bawe, dusobanurire abantu ijambo ry'Imana kugira ngo bashe gusobanukirwa, kugira ngo ejo hatazagera n'umurimbuka azize kutamenya, kuko nawe utajya wishimira ko umunyabyaha apfa apfire mu byaha bye. Nuko ngwino udufashe, duhe ubwenge kandi duhe n'imbaraga zisobanura ibyawe, kuko atari wowe ugize icyo usobanura umuntu ntabwo yabasha gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero tugusabye kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva iri jambo ryawe abashe guhinduka rwose, kandi abashe kugera aho rimukura, rigere naho rimushyitsa, kugira ngo kuri wa munsi twese tuzumva amazina yacu uhamagara twitabe. Urakoze rero, nubane natwe muri iki kiganiro cya kuri Beruro TV, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Rero reka dutangire dusobanura yenda ijambo agakiza. Agakiza turaza kureba icyo Bibiliya ibivugaho, kuva ku kibazo cy'icyaha kugeza ku murimo Yesu Kristo yakoze, ku musaraba, ndetse n'icyo umuntu asabwa kugira ngo yakire agakiza. Niba ushaka kumenya ukuri ku gakiza, ntuhagarikire inyigisho hagati, kuko ntiwabasha gusobanukirwa wayihagarikiye hagati. Reka dutangire rero dusobanure ijambo ku rindi. Mbere twavuze ngo agakiza ni iki? Mbere yo kuvuga uko umuntu akizwa, tugomba kubanza kumenya agakiza icyo ari cyo, kuko ntabwo wajya kuvuga agakiza utabanje kugaragaza agakiza ni iki. Mu buryo bworoshye, agakiza ni ugukizwa ibyaha n'ingaruka zabyo, umuntu akagarurwa mu mubano mwiza n'Imana binyuze muri Yesu Kristo, cyangwa se akagarurwa ku Mana, kuko yari yarakuwe ku Mana n'icyaha. Agakiza si ukuvuga gusa ko umuntu akize ubukene, si ukuvuga ko atazongera kurwara, si ukuvuga ko ibibazo byose byo ku isi bizahita birangira cyangwa birahita birangira. Kandi si ukuvuga ko gusa ko umuntu yabonye amafaranga cyangwa amahirwe. Ntabwo aricyo gisobanuro cy'agakiza. Agakiza gakorera mu bibazo kandi bikomeye kurusha ibindi byose. Ako gakiza karahakorera. Turi gusesengura agakiza. Ikibazo cy'icyaha
nicyo ikibazo cy'icyaha, agakiza. Kuki dukeneye agakiza? Kubera iki dukeneye agakiza? Reka dusome Abaroma 3:23. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu murongo uratwereka ko ikibazo cy'icyaha kitareba umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu runaka cyangwa umuntu umwe runaka. Bose bakoze ibyaha cyangwa twese twakoze icyaha cyangwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakeneye agakiza. Abantu bose bo ku isi bakeneye agakiza. Umuntu ashobora kuba umwizerwa akagira imyitwarire myiza, agakora ibikorwa byiza, ariko Bibiliya ikatwereka ko umuntu wese akeneye Imana. Kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuki? Kuko icyaha cyadutandukanyije n'umuremyi wacu, cyangwa se icyaha cyadutandukanyije n'Imana. Icyaha nicyo cyazanye ikibazo cy'agakiza. Haribwo nicyo twibaza ngo ikibazo cy'agakiza, cyangwa se icyaha nicyo cyazanye ikibazo cy'agakiza. Icyaha nicyo cyatumye agakiza kaza. Kugira ngo twumve agakiza tugomba gusubira mu itangiriro ry'ibintu byose uko byagenze. Mu itangiriro Imana yaremye umuntu kugira ngo agire umumaro wayo cyangwa se ayikorere. Ariko umuntu yigometse ku Mana. Icyaha cyinjira mu buzima bw'umuntu, maze umubano hagati y'Imana n'umuntu urangirika. Icyo nicyo cyazanye agakiza. Niyo mpamvu ubutumwa bw'agakiza butangira ku kibazo niyo mpamvu ikibazo cy'agakiza cyangwa se cyazanye agakiza. Ntabwo agakiza kaje gutanga amafaranga, ahubwo gutangirira cyangwa se agakiza gatangira mu Mana. Agakiza kaje kugarura umubano w'umuntu n'Imana. Nicyo cyazanye agakiza. Ijambo agakiza turiho kugira ngo umuntu yongere kugira umubano n'Imana. Icyaha kizana ikibazo cy'ubundi. Bibiliya iratwereka ko icyaha gifite ingaruka zikomeye. Mu Baroma 6:23 Pawulo aravuga ko ingororano z'icyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Urumva Pawulo hano arabivuga neza, avuga impano ikiriya cyaha twarimo tuvuga. Ni ukuvuga ngo aka gakiza kaje kwirukana icyaha. Ikizanye agakiza kaje gufata icyango kakice, kugira ngo uyu muntu, kuko Amuroma niba Pawulo avuze ngo ingororano z'icyaha ni urupfu. Icyaha ni ukuvuga ngo umuntu yari urupfu bundi, ariko impano y'Imana ari ubugingo, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo agakiza kaje kuba impano y'ubugingo buhoraho. Aha hari ikintu gikomeye. Icyaha gifite igihembo cyacyo, ariko Imana ifite impano yayo. Icyaha kizana urupfu, Imana itanga ubugingo. None se Imana yakoze iki kugira ngo umuntu atarimbuka? Imana ni iki yakoze kugira ngo umuntu atarimbuka? Kubera ko urabona icyaha cyari cyaje kumurimbura. Noneho Imana yaduhaye Yesu Kristo. Aha niho ubutumwa bw'agakiza burushaho kuba bwiza, bukaryoha, bukaba bwiza kuruta ibya mbere, niko navuga. Yohana we aravuga ngo, Yohana 3:16 avuga ngo hatubwira urukundo Imana yakunze abantu mu isi, yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
reka tubitekerezeho neza gatoya. Umuntu yari afite ikibazo cy'icyaha, ntiyashoboraga kwikuraho ashobora kwikuraho icyo kibazo ku bw'imbaraga ze. Imana ntiyamuretse, yohereje Yesu Kristo. Yesu ntiyaje gusa kwigisha abantu, ntiyaje gusa gukora ibitangaza, yaje gukora, ahubwo yaje gukora umurimo wo kuducungura. Nicyo cyamuzanye. Rero umusaraba wo dufite ubuhe busobanuro? Ufite ubusobanuro ki? Kuko tugeze mu gucungurwa, turashaka umusaraba wo dufite ubusobanuro. Iyo turebye umusaraba wa Yesu, ntitugomba kuwufata nk'ikimenyetso cyo kwambara, nka kuriya abantu bawambara gusa, cyangwa se kuwushyira ku mazu yacu gusa. Umusaraba utwibutsa igitambo cya Kristo ku bwacu. Nicyo umusaraba utwibutsa, ntabwo ari uwo kwambara, ahubwo umusaraba utwibutsa igitambo cya Kristo ku bwacu. Aho wawubona hose ujye ureba umusaraba, ujye wibuka ko umusaraba utwibutsa igitambo Yesu yatambwe, cyangwa se yatambwe ku bwanjye nawe, ku bwacu, ku bw'ibyaha byacu. Yesu yarababajwe, arapfa, kandi Bibiliya itwigisha ko urupfu rwe rufite aho ruhuriye n'ikibazo cy'ibyaha byacu. Ariko inkuru ntirangiriye ku musaraba gusa, abantu bajye babimenya. Ntabwo inkuru ye yarangiriye ku musaraba gusa. Yesu yarazutse. Izuka rya Kristo ni ingenzi cyane. Ukwizera kwacu, ukwizera kwa Kristo, izuka rye. Iyo uvuze ngo Yesu baramubambye gusa ukarekeraho, ntabwo ubimazeyo, ubivuze igice. Ariko twongera kuvuga izuka. Niyo mpamvu ubutumwa bwacu tutavuga Yesu wapfuye gusa, ahubwo buvuga Yesu wapfuye akazuka, kandi akaba ari muzima. Ubu Yesu tuvuga ni muzima, ntabwo yapfuye gusa, ahubwo Yesu ni muzima. None umuntu yakira atagakiza, kuko niho twari tubanje gusobanura agakiza ni iki. None umuntu yakira ate agakiza? Aha niho abantu benshi bibeshya. Agakiza ntikagurwa n'amafaranga. Ntabwo umuntu agura agakiza kubera ko afite ubutunzi. Ntabwo kandi umuntu abona agakiza kubera ko yakoze ibikorwa byinshi byiza kurusha abandi. Nta kintu na kimwe umuntu abona agakiza kubera ko yakoze, ahubwo hari icyo Imana yavuze muri Efeso 2 umurongo wa 8 kugeza ku 9. Hatwigisha ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atari ku bwacu. Agakiza ni ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari impamvu yacu. Ariko kandi nanone aho ntibivuze ko ibikorwa byiza nta kamaro bifite. Ahubwo ibikorwa byiza bigomba kuba imbuto z'ubuzima bushya. Abefeso 2 umurongo wa 8 kugeza ku 10 hatwigisha ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atari ku bwacu. Ntabwo ari ku bwacu rwose. Ariko ntibivuze ko ibikorwa byiza nta kamaro bimaze, cyangwa se nta bidakwiriye. Ahubwo ibikorwa byiza bigomba kuba imbuto z'ubuzima bushya bw'umukristo. Ntabwo biba ibiciro byo kugura agakiza, cyangwa se ibiguzi umuntu yatanga kugira ngo abone agakiza. Kwizera Yesu bisobanura iki? Kwizera Yesu si ukuvuga gusa nemera ko Yesu yabayeho. Ntabwo ari icyo ngicyo. Ntabwo kwizera Yesu Kristo ari ubwo busobanuro ngo nemera ko Yesu Kristo yabayeho gusa. Kwizera nyakuri ni ukumwiringira nk'umwami n'umukiza, ukamwiyegurira, kandi ukemera kumukurikira. Ntabwo ari ukuva uri aho gusa. Hari ibisobanuro byo kwizera. Ni ukumwiringira nk'umwami n'umukiza, ukamwiyegurira, kandi ukemera kumukurikira.
ni ukuvuga ko Yesu ataba, ni ukuvuga ko Yesu mu mutwe wawe ataba umuntu uzi gusa nko gusoma uko uzi kumusoma mu bitabo gusa, cyangwa umuntu uzi gusa nk'umuntu bisanzwe. No, ahinduka umwami w'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumenya imirongo myinshi ya Bibiliya ariko atarabaho mu kwizera nyakuri, cyangwa mu kwizera Kristo by'ukuri, akaba atari yayo, ariko imirongo myinshi ya Bibiliya ayizi mu mutwe, abasha no kuyivuga. Kumenya Yesu mu mutwe si ikimenyetso cyo kwizera ko uyu muntu yakijijwe. Kumwizera ni mu mutima. Kwizera Yesu ni mu mutima, si uko wafashe imirongo myinshi mu mutwe. Kwihana ni iki? Kwihana ni ikintu cy'ingenzi cyane mu butumwa bw'agakiza. Kwihana si ukuvuga gusa Mana mbabarira, oya, ntago ari byo. Kwihana nyakuri ni uguhindukira ukava mu buzima bw'ibyaha ugasubira ku Mana. Ukava mu buzima bw'ibyaha ugasubira ku Mana. Umuntu wihannye ntabwo ashobora kuvuga ngo ngiye gukora ibyaha kuko nzi ko Imana izambabarira. Ntabwo ibyo ngibyo umuntu yabikora. Umuntu nta nubwo yanabitekereza ngo ubu none ngo reka nkore ibyaha ngo Imana yuzuye imbabazi ngo izambabarira. Oya, ntabwo umuntu wihannye yabivuga. Ahubwo umutima we uhinduka icyifuzo kuva mu byaha, cyangwa se uhinduka uhora wifuza kuva mu byaha no kubaho ubuzima no kubaho mu buzima bw'Imana, no kubaho mu buzima bukiranuka. Kwihana ntibisobanura ko umuntu azahita ava, cyangwa azahita aba umuntu utongera gukora ikintu kibi iteka, cyangwa umuntu utagira intege nke. Intege nke, tuvuze ngo umuntu utagira intege nke ni umuntu udashobora gukora ikosa risa n'icyaha kurigwamo, nizo twita intege nkeya. Kuko kwihana uhindukira kwakira Kristo, kwihana ibyaha ukakira Kristo, ntabwo bivuze ko utazagira intege nkeya. Bisobanura ko icyerekezo cy'ubuzima bwe gihinduka. Nicyo gisobanuro. Mu buzima bw'uyu muntu bugahora buhinduka bushya, buva mu byaha, kuko ni urugendo. Ese kubatizwa niko gukizwa? Hari igihe umuntu nanone abyibaza ngo se ko ntari nabatizwa, kubatizwa se ko niko gukizwa? Kubatizwa ni ikintu gikomeye mu buzima bwa gikristo, ariko tugomba kwitonda ntituvuge ibintu. Kubatizwa n'amazi ubwayo ntibisumba kwizera no kwihana. Tukavuga ibintu uko bitari. Kubatizwa ni ikintu cy'ingenzi mu gikristo, ariko kubatizwa n'amazi ubwayo ntibisimbura kwizera no kwihana. Ntabwo biri bubisimbure. Nubwo wabatijwe, biragusaba ko wihana kandi ukanizera. Umuntu bashobora kumushyira muri ariya mazi ariko bakayamushyiramo, umuntu bakamubata ariko umutima utari wahinduka. Agakiza kajyanye n'umurimo Imana ikorera mu mutima binyuze mu kwizera Kristo. Urabanza ukizera, maze Imana igakora imirimo mu mutima wawe. Niyo mpamvu tutavuga ngo narabatijwe bityo ntacyo bitwaye uko mbaho kose. Ahubwo umuntu wakiriye Kristo atangira urugendo rushya rwo kumukurikira, rwo guhinduka, urugendo rushya rwo gukurikira Kristo. Ese kujya mu rusengero byo birahagije? Kujya mu rusengero ni byiza kandi ni ingenzi ku mukristo, ariko urusengero si rwo rukiza umuntu. Nubwo bimeze gutyo, kujya mu rusengero ntabwo ari byo bikiza umuntu. Ni ingenzi nabyo, ariko urusengero ntabwo rwo ruhindura umutima w'umuntu. Umuntu ashobora kuba ajya mu rusengero buri cyumweru,
ariko akaba atarigeze yegurira Yesu Kristo ubuzima bwe. Ibyo nabyo birashoboka. Agakiza si ahantu ujya gusa, agakiza ni ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Niko bimeze. Ni agakiza, ni ubuzima bushya, ni ubuzima bwo kuva mu byaha ugakurikira Yesu. Ese gukora ibyiza, hari igihe n'abantu baza ngo ese gukora ibyiza byonyine byo ntibihagije cyangwa se birahagije? Ibikorwa byiza ni byiza, gufasha abakene ni byiza, gukunda abantu ni byiza, kuvugisha ukuri ni byiza, ariko ntidukwiriye kuvuga ariko iriye kuvanga imbuto z'agakiza n'igiciro cy'agakiza. Ibyo ntabwo dukwiriye kubivanga. Imbuto z'agakiza ntabwo twazifata ngo tuzivange n'igiciro cy'agakiza. Ngira ngo haruguru tumaze kuyibona igiciro cy'agakiza n'imbuto z'agakiza, ntabwo dukwiriye kubivanga. Ntabwo dukora ibyiza kugira ngo tugure agakiza, ahubwo iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza, ubuzima bwe butangira kwera imbuto nziza, butangira kwera imbuto z'agakiza. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ku byo kwizera gufite imirimo. Niyo mpamvu Yakobo yabivuze, avuga ngo kwizera gufite imirimo. Aha kuvugaho kwizera nyakuri kugomba kugira ingaruka ku mibereho y'umuntu. Ngaruka, hari ibigaragara bikagaragaza ko uyu muntu yizeye koko nyakuri. Hari abandi bajya bibaza ngo umuntu wakiriye agakiza ahinduka ate? Ni ikibazo nanone. None ko uvuze hari haruguru akaba ngo umuntu wakiriye agakiza ahinduka ate? Rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17 hatwigisha ko cyangwa hatwereka ko umuntu akwiriye kuba ameze. Umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Hahandi tuvuye hejuru atangira ubuzima bushya. Umuntu uri muri Kristo yabaye icyaremwe gishya. Ibi ni ibintu by'ingenzi mu buzima bw'uyu watangiye urugendo cyangwa ibyo uri mu rugendo. Iyo umuntu aje kuri Kristo ntabwo akomeje kuvuga ati njye ndi wa muntu wa kera kandi ntacyo nahindura. Ntabwo ariko akwiriye ko, ahubwo atangira urugendo rwo guhinduka. Atangira kwiga gukunda Imana, gukunda abantu, kwanga icyaha, kubabarira, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no gukurikira Kristo. Nubwo ashobora kugwa cyangwa nubwo ushobora kugwa, ntiyishimira kuguma mu cyaha cyangwa se ntiyishimira kuguma muri ibyo bibi. Arahaguruka cyangwa se yongera gutangira, yongera kugaruka mu nzira, akihana, agasubira kuri Kristo. Agakiza akaduha. None hari abandi bazaza agakiza kaduha iki? Agakiza ni iki kaduha? Ubundi bavuga ko dukizwe, agakiza karaduha iki? Rero ni ukutasobanukirwa, ariko ngibi bimwe byo agakiza kaduha. Agakiza kaduhesha ibyiringiro bikomeye, kaduhuza n'Imana, kaduha kubabarirwa ibyaha binyuze muri Kristo Yesu, kaduha ubuzima bushya, kaduha ibyiringiro n'ubugingo buhoraho, kandi kadufasha kubaho dufite intego nshya. Niyo mpamvu agakiza atari ijambo ryo kuvugwa mu rusengero gusa, ahubwo ni ijambo rigomba kuba riri mu mitima yacu iteka ryose. Ni ubutumwa bugira icyo buhindura mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Aka gakiza ni ubutumwa bukomeye buhindura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. Hari abandi rero bakibaza ngo wakwibaza uti none nakora iki? Icyo nabyo ushobora kubyibaza nawe ubwo bati none nakora iki? Niba wumva uyu mwanya ko ukeneye gusubira ku Mana,
waba waracogoye cyangwa se utarigeze no kubisobanukirwa, ntugomba gutegereza ngo ubanze urebe umuntu ubanze uba umuntu utunganye, ubanze witunganye. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo ukwiye kubamo wumva wibaza, ukibaza ati niba nawe ubyiyumvamo muri uyu mwanya, ukibaza ngo waba wibaza uti none nakora iki? Ukibaza ati ese mbanze mba umuntu utunganye rwose mbone gukurikira kirisitu cyangwa mbone guhindukira? Ngwino kuri kirisitu, menya ko uri umunyabyaha, emera ko udashobora kwikiza wenyine, ihane, izere Yesu kirisitu, mwegurire ubuzima bwawe Yesu, kandi utangire urugendo rwo kumukurikira, cyangwa urugendo rwo kwihana, urugendo rwo guhinduka rwose. Abaroma 10:9-10 hatwereka akamaro ko kwizera kirisitu no kumwatura. Rwose komera kandi utangira, ongera uhaguruke. Reka wenda dukorere isengesho ritoya, dufatanye kugira ngo tugaruke mu buzima bwa kirisitu. Isengesho ryo kwegera kugarura ubuzima muri kirisitu, isengesho rito. Niba uyu munsi ushaka gutangira urugendo rwo muri kirisitu, ushobora gusenga Imana amagambo nk'aya, ariko wibuke ko agaciro kari mu kwizera ku mutima, atari gufata amagambo nk'amarozi cyangwa gufata amagambo mu mutwe. Agaciro ko kwizera ni mu mutima, si ugushyira amagambo nk'aya ngaya tuba tukubwiye mu mutwe cyangwa wumvishije mu mutwe. Kadutangire. Mana Data, nje imbere yawe, nemeye ko ndi umunyabyaha kandi ko nkeneye imbabazi zawe. Ndakwinginze kandi ndashaka kuva mu nzira y'icyaha. Nizeye Yesu kirisitu ko yapfuye kubw'ibyaha byanjye kandi akazuka. Ndakwiyeguriye kandi ndagusaba ngo unyobore mu buzima bushya. Mpa imbaraga zo gukurikira Yesu, kugira ngo ijambo ryawe rinyobore nanjye mu nzira yawe. Mbabarira ibyaha byanjye kandi umfashe, kandi umfate ukuboko mu rugendo rwanjye rushya. Mu izina rya Yesu kirisitu niko mbisabye nizeye, amen. Agakiza si izina gusa, kuvuga gusa ngo ndakijijwe. Agakiza ni umurimo w'Imana wo kudukiza ibyaha no kutugarura muri yo imbere, tukongera tukabayo muri yo imbere. Nibwo busobanuro bw'agakiza, muri yo imbere, binyuze muri Yesu kirisitu niho atugarurira. Ntukibaze gusa uti njya mu rusengero. Ibaze uti ese umutima wanjye uri muri kirisitu? Ntukibaze uti narabatijwe. Ibaze uti ese nizera Yesu kandi ndamukurikira? Ntukibaze uti nkora ibyiza bingana iki? Ibaze uti ese ubuzima bwanjye burimo imbuto z'ubuzima bushya muri kirisitu Yesu? Yesu aracyahamagara abantu, kandi ubutumwa bw'agakiza buracyahari. Niba utaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uyu munsi ni umunsi mwiza wo kumwegera, cyangwa ni umunsi mwiza wo kumwakira. Murakoze cyane gukurikira iyi nyigisho ya Beruro TV. Niba hari icyakugiriye umumaro muri iyi video, niba cyangwa se icyo wungukiyeho cyangwa icyo wumva kigufashije, sangiza iyi video undi muntu, kandi kuri subscribe, kandi ukande kuri subscribe, kandi ukande no kunzogera, kugira ngo tuzakomeze
gukurikirana izindi nyigisho zijyanye n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe imigisha kandi Yesu Kristo abane namwe. Ni ikiganiro kindi niho tuzongera guhura. Umwami Yesu abahe umugisha. Amen. imitima yaciravye ikeneye kururutswa